Yo umusaza ngo bimeze bitese. Fresh. Rero uyu munsi wabonye ari umuntu nabonye nshaka kuvuga ariko usekeje byahatari biba bintu byansekeje sinzi niba wabibonye wabonye umuntu biseka suka hesa gakapu afitemo imyenda nk'itatu n'umuguru umwe w'inkweto agiye ariko ngo yaragiye he yagiye mu bibiri yo gushyingura Faustin. Arase wambwa ugiye mu mirimo y'amaboko ngo ugiye gushingura se mwari muzanye ku buryo ninde wagutumiye se shamusi. Gasoko rero shahuriya yakunze kwibasira nani uriya mugabo uriya witabye Imana yakunze kumwibasira kuri YouTube cyane ariko Gasoko yari yasezeranyije abakunzi biwe yuko uriya mugabo napfa Gasoko azajya kumushyingura, so niyo mpamvu rero ngo yagiye mu Bubiligi. Urabona kubwira abaturage ngo ugiye mu mirimo y'amaboko wambwa usubiye mu nganda z'imboga ngo wagiye ngo gushingura se ni mwene nyoko cyangwa ni mwene so mwagiye muvugisha kuri mukareka kuryarya abantu ariko sha wanyishe ngo agiye mu Bubiligi. Yes, gagiye mu Bubiligi ariko uza Kasuku kazekora Gasoko buriya ngewe rero nimugoroba nari namukurikiye kuri ntuza kuri Twitter urumva kuri Twitter ajya kubona umusaza apostinga urabona kara kaboro bashyiramo ibiryo bakunda gukiramo ibiryo by'abana bagiye kwishura mu gitondo tumwe tw'abana tumeze ngo du plastique. Umusaza yagafashe akatagura karoti akatagura kokombre akatagura n'inyanya none arangije anyamo araga posting urumva agashyira kuri ntuza kuri agashyira kuri kwa rura kutarwa X urumva arangije avanga iyi ndirimbo ngo noneho ngo bayita gute cyane agiye mbona abagabo bimbwa Kasuko urimbwa cyakoze ejo bundi nakurakariye ariko mbonye ibyo bintu wakoze ntabwo nzongera kukurakara n'ukuri kw'Imana. Umuntu w'umugabo ubundi Kasuko mbere yigeze kuvugisha kuri akazakora ubundi Kasuko akazakora hanze yize ibintu bya agriculture na farming akazakora kanyako kiwe nugukamana umukame w'inka akora mu ifamu y'inka no kuvuga ngo ahantu wenda atandukaniye urabona hanze bavuga ngo umuntu n'umushumba ntago ushora ntago ari ukama ni kuvuga ngo Kasuku mu gitondo cyakumanywa yirirwa kuri internet atukana bya bitusi byiwe kwa kundi kiba kigira bwaba nyimugora kikajya gukaminga wenda hana rutiya kubashumba bo mu Rwanda we no kuvuga ngo hanze bakamisha ibyuma nago bakamana intoki urumva rero uyu munsi namubonye kuntu yakubisaga kapu ku mugongo ugahambirwa ngo giye ngo gushingura ugiye mu ifamu y'imboga na dodo niki. Gasoko rero barananye yaranyishe Gasoko uranabuze igice n'amaboko rasamo kuko Gasoko no musoro usekeje afite indaho ngaho none sinzi umuntu aheretse kumutera urwo yabwa ati se wabasha kurongora ariko rero ahita dusubiza ati hazagize umugore byibuze nk'umugore we none akare buryo muvuze umugore wese uravuze wowe niyo ndayakurenze irimo amafi n'ububurushete bw'i Kigali kandi Kasuko bura n'umunyabwenge. Kasuko yageze mu Rwanda arabyibuha cyane nyine kurushaho kuko ibyarya ninaha hanze ntabwo yabasha kubibona yabikura he nukuvuga ngo hano kirwa kirya amaburushete y'ihene n'ibiki byose n'ibitoki byokeje ubu ndaje nkubone nyuma y'ukwezi kumwe niba usubiye muri zo nganda zawe z'imboga yandazagaruka yahorose. Ejo bundi waramubonye ukuntu yatwibasiye abantu ngo tukora ngo imukumbuga ntacyo duhembwa ntacyo dukora iki ngo yagize gutya ngo Bruce Melody amukaraga ngo niba ari 200 ajya gukaraga nyine ntacyo niba yagukaraga ubuhanzo ugiye kumara iki. Aya Gasoko no mutwitsiri yagiye nta kintu namuvuga oya gutwika ntacyo bivuze turabyumva ariko gute cyarifasheje ubundi kituka bano batipe ni punditi na ba DC Crema sinzo kuntu cyakishizemo akantu kababaje cyane kiba kirabwe kiti mwambwa kitimwirubuga ku mbuga mwasama nta na bando mufite ngo mubyuka mutarakaraba mu maso ngo mugiye ngo gukora ikira ngo kupostinga kuri YouTube ahubwo se wa mushenzi we gupostinga kuri YouTube wawe gure bando zituma bapostinga. Gasoko rero ura no muhanga Gasoko hari ikiganiro mperutse kubona yakoranye na Yago ariko kiriya kiganiro cyakoze tuve mu bintu by'imikino gifite ibihumbi 100 na Yago anani sorry ura mutipe Gasoko no mwana mwiza cyane hari ikiganiro mvushe nyine yakoranye na ntuza na Yago ariko mubwira ukuntu nyine ngo Yago ngo yagiye mu muziki abantu batabisha ngo yari umunyamakuru mbere no ngaza kuva mu munyamakuru wajya gukora anani indirimbo yinjira mu muziki nyarwanda none hasige ngakora indirimbo ngatangizanya indirimbo ngiri vibrate ngo nawe ari kuvibra ngo dare mugaje gutsa abana ariko urabona ukuntu yagafite experience y'ibiganiro nukuvuga ngo ureba ka kanyamakuru kagapeti yangaje mu kazi uyo kakoze ikiganiro ntago kijya kirenze 300 ariko 3 ni byinshi cyane ntago kijya kirenze reba cano ya Yago ifite 520 sinza na bingaye urumva ariko
mu bantu bamukurikiranaga mu gihe atarahari ntabwo bari barangije abantu 200 kubera yuko bakoraga ikiganiro ugasanga cyarebwe n'abantu 1000 ibihumbi 2,000 ntikirenga aho ngaho ariko ho yagazi abantu bamuhaye welcome abantu baramubwira ati se wari waragiye hehe abantu agatanga excuse nyinshi cyane nyine impamvu zagiye zituma ataboneka kubera ntabwo ari gufatanya ubunyamakuru ngafatanya na ntuza no gukora indirimbo yajya atanga excuse ku bantu rero bamukurikiranaga cyane kwa bari abantu bamwangaga bavuga ngo ntaze kuririmba ngo ibikine bikinga arahuma urumva ariko yago ngiye yarambwiye ati ngewe bacyo bavuga cyose sinzacika intege ahubwo urumva tinzakora